Ujyemera ko no kwisi ari abantu batemera Imana. Abakenshi usanga ari abantu bibwira yuko ibyo bagezeho byose ari babyigejejeho nta ruhare rw'Imana. Nyamara ariko kuno kwibeshya gukomeye cyane. Ninde ushobora gutekereza ko umujyi wa Los Angeles watimbaga itoto n'ituzu uyu munsi waba wuzuye imyotsi y'umuriro n'amarira y'abari kubura babo n'ibyabo babireba? Nk'uko byatangajwe mu bitangazamakuru byinshi, ntabwo cyateje inkongi y'umuriro kiramenyekana neza. Gusa bigeze gukurikira ijambo ryavuzwe na Nick Grace mu kirori ngarukamwaka cya Hollywood cyabereye muri Los Angeles, ntabwo bari gutungurwa n'ibiri kuhabera kuri uyu munsi. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Kuva igice cya 20 umurongo wa 7. Uyu murongo uzirikane. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, njyewe kibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Nishimiye kubaha ikaze. Mbere yuko dutangira neza iki kiganiro cyacu, reka tubanze tuvugeho gato kuri Hollywood. Hollywood ni intara iherereye mu mujyi wa Los Angeles, uherereye muri leta yitwa California. Muri aka gace kitwa Hollywood gafatwa nk'uruganda rwa sinema muri Amerika kubera ko ariho studio zikomeye zitunganya filime zikorera nka Sony Pictures, Walt Disney Studios, Paramount Pictures n'izindi. Gusa muri aka kanya iby'izi studio zatwerekaga muri filime biri kuhabera bya nyabyo. Inkuru nyamukuru mu bitangazamakuru byinshi iri kugaruka ku nkongi y'umuriro ikomeje kwibasira aka gace. Nyamara kandi hari mu gihe ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025 aha harimo habera ibirori ngarukamwaka bidasanzwe. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 nibwo itangazo ryaciye ku bitangazamakuru byinshi rivuga ku kirori ngarukamwaka cyo ku nshuro 82 cyiswe Annual Golden Globe cyari giteganyijwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Izi tariki zarageze, ibyamamare byinshi tuzi muri filime nyinshi biba bikubisemo imyambaro ihenze yihagazeho. Maze nk'uko bisanzwe ikirori kibera muri hoteli ikomeye yo muri aka gace yitwa Beverly Hilton. Muri iki kirori Nick Grace yatangaje abashimirwa cyane, hari nabwo yavuzemo amagambo yo gutuka Imana. Reka turebe imibare. Itsinda ry'abakinnyi ry'abaye muri filime nta manota 11. Ababyeyi b'umurimo ntabwo byagenze neza bafite 3. Naho Imana umuremyi w'isanzure ni 0. Ikibabaje cyane nuko nabari aho bose basetse bisa nkaho bose bari bahuje umugambi wo gutuka Imana. Gusa n'ibyabahiriye. Nyuma y'amasaha 48 ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025 nibwo ibyari bitwenge byahindutse umuburugu. Inkongi y'umuriro yibasiriye umujyi wa Los Angeles, inyubako z'imiturirwa zirashye zirakunguka, amamodoka n'ibindi byinshi birataga bihinduka umuyonga. Abirataga ubuhangange bwabo bahinduka impunzi. Nk'uko Nick Grace yabyivugiye, Imana umuremyi w'isanzure. Iryo naryo jambo ryo kuri gusa yavuze muri aya magambo yose yarimo yiganjemo gutuka Imana. Ushobora gukina n'abandi bantu bose, ugakina n'ibindi bintu byose, gusa gukina n'icyubahiro cy'Imana, gukina n'izina ry'Imana n'ikintu icyo ari cyose uzi yuko ari icy'Imana ni icyaha kitihanganirwa. Mu mategeko 10 y'Imana, Imana nigeze yibagirwa kugaruka ku cyubahiro cyayo kuva ku itegeko rya mbere. Kuva igice cya 20 umurongo wa 7 haranditse ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. No muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 37 Yesu yashimangiye icyubahiro cy'Imana ubwo yabazwaga itegeko rikomeye mu mategeko. Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Ku murongo wa 39 akomeza agira ati, n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wumvishe iki kiganiro ukaba cyumvishe neza, ubahiriza amategeko 10 y'Imana kandi wibuke gukurikiza aya mategeko akomeye tubonye. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, njyewe kibagezaho Nsengiyumva Olivier. Naho ubutaha.